uyu ni umwanya wo kubagezaho ibiganiro by'urunana twumvise muri iki cyumweru. Ikibazo Nyiramariza afitanye n'uko Bushombe cyageze mu buyobozi. Sore nawe aricuza inama mbi yagiriye muri umunawe n'urunana. Utunguwe n'iki sanye? Yewe sinatekerezaga kugusanga hano Sori. Nahazindukiye ngo ngire uturimo mbafasha mwene mama atazasanga urugo rwe rwarabaye itombushanye. Nanjye rero nari mpanyuze ngo ndebe ko Filipo yaje ambwira amakuru ko umwana ameze. Kuva yagenda nimugoroba ntaragaruka pe. Ubona kubeshya rwose mfite ubwoba. Ariko rero Sori nukuri byabaye bifitemo uruhare runini pe. Ndabihakanye sanye. Iyo udashyiramo evidence yana ko umwana warwaye ibyinyo rwose yari kumujyana ku kigo nderabuzima. Rega nanjye niko njya numva bavuga wa muntu we ko bibaho pe. Waheje muri umuna wawe rwose none dore. Imana ifashe umwana wa mwene mama gusa kiri. Sizongera gutekereza icyitwa ibyinyo mu buzima bwanjye. Sinabikubwiraga. Erega rwose iyo ndwara y'ibyinyo ntibaho. Yewe mana yanjye. Nyamara rero uriya muntu wari mukuye hajya kura abandi bana bagakira, ahubwo wacu we rwose ni rwangenda n'ukuri ni wambwira. Umva n'ukuri. Nubura cyavuga kuri ya muntu avura koko Sori kandi yarahemukiye umwana wa murumuna wawe. Yewe nanjye ndicuza pe. Ubonye biba bivuye ku wundi muntu atari jye woheje Rudense nangwa ajya gukoza umwana w'ibyinyo ko ku mana we. Ubuse turabwirwa n'icyo uko umwana ameze koko. Nugutegereza Filipo akaza ko telefone zabo zose ntazi n'icyo zabaye se ntabwo zicamo. Umenya zashizemo umuriro. Kuko nanjye mbere yo kunyura hano nabanje kubahamagara biranga. Niko guca hano ngo ndebe ko Filipo yahageze. Ntaraza rwose kandi amakuru mperuka umwana yari akimeze nabi pe. Ababyeyi bose bari bakwiye kumenya ko gukuza ibyinyo ari bibi pe. Umuntu asenga ngo ganza kire gusa. Mana yanjye we agize icyaba sinzi ko muri umuntu wanjye yazambabarira pe. Yewe kigitone magisi rambo kirandera fata magisi fata ariko wabaye te Bushombe urashumuriza nk'umuyobozi. Kuse ko muzindukiye ahangaha ni amahoro Rufo Nyiramari uhuriye yese na Rufonsi. Ariko ibyo ari byo byose kumbana na Nyiramariza bitumye ugira iki cyeka Bushobo. Ariko se kankoze wowe kutazanira agatebe ngo mudugudu yicare. Ntabwo nicara Bushobo ntabwo nicara. Wicara? Urabizi ko turi mu gihe cy'ihinga akazi ni kenshi. Nyiramariza rero yaje kumbwira ikibazo mufitanye nicyo kituzanye hano iwawe. Murandeba ikise. Mwumvaga ndi buterere iyo nkareka ikibwana cy'ingurube yanjye kikagenda gutyo gusa. None imisega yanyu se? None se kwimbwa zisa Nyiramari ukaba utarabonye imbwa ya Bushombe ifite iyo ngurube yawe mu menyo kuki uturwanya? Oya mumbarize rwose kanwa mumbarize. Ndabizi neza ko ari imbwa yanyu kandi mugomba kunyishyura. Nta yindi mbwa iza guhunahuna hariya mu rutoki wanyu. Imbwa zirasa. Ndakumva ndakumva. Igire mu mirimo yawe. Uyu mugore ntagutesha igihe. Gake nta gihamya afite ko ari imbwa yanjye yamuririye ikibwana cy'ingurube. Si Bushombe wenyine woroye imbwa Nyarurembo ahangaha. Ko kuva nagiye Nyarurembo nako nabyirutse norora imbwa mu mudugudu kutuye kuri uyu musozi ukabunzi narora imbwa nka Simba Makasi n'izindi. Wari wumva hari umuturage imbwa ya Bushombe yangirije? Yego ko numva utavuga neza bite. Ko imbwa zanjye zitoze ikinyabupfura. Umva de ntabwo mama hakurya kwa Rukundo barazifite. Kuki se ubonerana imbwa ya Bushombe? Ni ukubera iki se? Umva rero Bushombe nawe kankwanze ntubogame. Njahambizi k'imbwa yanyu yari ikibwana cy'ingurube y'umuturanyi wanyu. Ubwo rero mwumvikane ikibazo gikemuke mu mahoro. Wivugama rwose Rufu. Umva mwivuga menshi kuko abana barayibonye kandi mu bayibonye harimo n'umuhungu wanyu. Niba mushaka kumenya ukuri neza muhamagara umuhungu wanyu Obama. Urumva ubwo yivugiye ko mwari mwana yibuze. Ariko ubundi mwubaze reka nemere ko imbwa yanjye ari icyo kibwana cy'ingurube koko Nyiramari. Ubundi wowe kuki udacungamo amatungo yawe akirwa zerera? Kuki mutororera mu kiraro? Ubwo imbwa ya Bushombe yafasha ko kaguru bitagasanze ku gasozi. Ko shaka nuko munyishyura nta kindi. Ariko tukwishyira ko burangare bwawe. Ariko ubuhe burangare Bushobo?
ko numva urenganya umuntu umuziza ubusa. Imbwa yanyu ntiyasanze ingurube yanjye ku gasozi, yayisanze mu isambu yanjye. Papa burabeshya. Umva nkubwire Bushobo. Ndakumva. Ugomba kwishyura Nyiramariza udashizeho amananiza. Anyanyishyure. Amananiza. Kandi iyo mbwa yawe ukajya uyizirika. Dore ubiriye ingurube ubutaha uzasanga hari umuntu usanga uhuye n'ibibazo. Ariko rero mwishyuza kuko amakosa asaha y'imbwa ubwo nagira Mariza uri kure amatungo yakazerera ku gasozi mwiwe. Imbwa yawe niyizerera kuko yasanze ingurube mu kwanjye. Ntiyayisanze hano iwanyu. Uranyumva neza? Ubundi ko bakubwiye kuyizirika kuki utumva? Kandi nanga kuseka ubusa Beni, ubwo ko kusetse iki? Setse ko wagira ngo ntitubana muti, niko tuntira telefone. Niza telefone se nyene nigendere. None se mwana wa mama uheruka kumbona na telefone ryari? Ngira ngo bawishyize mu gikapu kuko udashaka ko bayikwiba. Aha, ubonye utira telefone rwose. Kandi nanga kuri umwana mubi Beni, waneje koko sindi wikugarurira. Ubure yinyimye Beni, waneje koko nkajya kwemeza abana twiganye ko turi buhuru no munsi. Mbese nkabiyemeraho tukifotoza bakabona ko mbarenzeho. Ariko se wamanye ufite gutwaye iki? Ubu si ni telefone ko araho zabuze. Uziko n'urugi rwawe rutagifataho Beni. Isigaye nizimya buri kanya akarwose nagafete kansebye. Mutesi mwana wa mama jya ushima ibyo ufite. Unyurwe n'ukuri bizagufasha mu buzima. Ubwo nuko ufite smartphone igezweho niyo mpamvu uvuga gutyo. Erega nawanga ibyiza nuko abibura Beni. Niza nigendere kandi mvugisha amagambo menshi. Mute telefone ntira ntayo mfite rwose. Niyo mpamvu nagusetse kuko tubana mu rugo tukarara mu cyumba kimwe ukaba utabona ko ntayo mfite. Wararangaye bakayikwiba rwose wabura agacucu Beni. Ya telefone nziza kuri uyu muntu ayitwara neza. Njyaho kwinyima banjyanana nayo. Ntawayinyibye rwose nayisubije kwa nyirayo. Ngo iki? Nyine nabuze uko nyishyura nyisubiza nyirayo. Ariko mukuru wanjye uba muzima cyangwa ubundi ubwo nta kantu ubura mu mutwe? Kubera iki se? Waratinyitse wikurira telefone urayitanga. Ni nyirayo nayisubije ariko. Sinkumva neza. Nabonye ushaka kunteza ibibazo mute kuko umusore wari wayinyije yari atangiye kunzanaho iby'inka yarembye ngo niba ntafite kashi zo kumwishyura ngo ntacyo twakundana. Numvise atangiye kumbwira atyo rwose yitwaje iyo telefone mpita musubiza ibye da. Ndamubwira ngo wamana telefone yawe nanjye mama n'ubuzima bwanjye. Ya imboga zibona abana koko. Ngiye Mutesi nayo nari kumusubiza. Mu by'ukuri nari maze kumenyera telefone muranganira n'inshuti kuri Facebook, WhatsApp n'ibindi. Ariko sinari kubigenza ntimute ko ntari kumwemerera ibyo ashaka. Wari kumwemerera ibyo ashaka umubeshya di ukamukina nyine nagere ku byo ashaka ariko niwe kuririya telefone. Yasuko nteye mute, suko nteye rwose. Sinari kubishobora pe, yaramaze kujya nteye iseseme. Mpamagara uko ashaka zaha ntahave asiki. Rimwe na rimwe akanyoreza ibifoto by'ibitera sonerega. Ariko uransibije rwose mukuru wanjye. Nigira agahanga gato nkakarinda uruguma mute. Sinashobora kubeshya umuntu ngo ndamukunda ntamukunda rwose. Ubwo urumva nari kumureka akajya aza hano akanyifatishwa ku rutugu. Hari nubwo yashatse no kunkora ku ibere maze. Urumva nari gukomeza kwihanganira umuntu nzanaho bene iyo myitwarire ngewe. Ese waje ryari Cedric? Mukanya. Iyi filime ariko wayikunze? Abona ari nziza nubwo ururimi bavuga ntarwumva pe. Icara wirebere nta kibazo. Umwana mwiza rwose uwo wamfashije. Siko nageze hano iwanjye nkahayoberwa. Nabonye ibyatsi byabaye byinshi ndabikupakupa. Ko wicaye hasi se? Nta kibazo ndicara hano kumukeka mugo. No, haguruka hasi rwose. Buno wicare mu ntebe. Nta kibazo ndicara hano muga. Erega sinsa neza. Haguruka yewe. Hatagira umuntu usanga wicaye hasi byagaragara nabi rwose. Nakoze cyane muga. Turicara hano mu ntebe kandi rwose ugeze hano wisanga nta kibazo. Nakoze cyane. Erega uri nk'umwana wanjye ko nta wundi mwana mfite hano se. Nakoze. Ntukagire ikibazo rwose hano uri umwana wanjye. Erega mba nagize irungu nanjye. Iyo uje hano rero bagize amahirwe yo kuba ndi kumwe n'umwana. Gufata nk'umwana wanjye rwose ntukantinye sibyo? Mwakoze nanjye nzakubera umwana mwiza muga. None se ugiye hehe kandi ari bukigera hano Busho? Ngiye hirya kwa Gitefano. Kwa Gitefano se ukora iki muri uyu mugoroba? Uko ubizi Gitefano agorobereza mu rugo? N'ubundi ni Nyiramariza ashaka. Mushyira amafaranga yo kumwishyura ikibwana cy'ingurube ye. Ubwo ugiye kwishyurira imbwa Busho? Kumuranyumvira umugore di. None zogira ngo mbigenze. Ayo mafaranga rwose yabapfuye ubusa. Wa mugore w'umuyobozi anyiga kwishyura ntumvaga.
sinarumvaga. Ikindi nta mahane nshaka rwose n'abaturanyi. Urabizi bisho ubu birahindutse. Ibiki bihindutse? Ntibyashoboka ko amafaranga yari gutunga abana banjye yishyurirwa amakosa y'imbwa. Ariko aho ibi nikira kuze kuhindurwa nk'ikirere wa mugore. Gute se? Niko ubanegeka kwishyura ntitware kumwe nabyemeye utumva. None urahindutse ngo ntiwishyure. Nyine niko nyine ishyura urumva nyina mariza tuzamukizwa n'iki koko kandi kwari mukuri kw'imbwa yacu ariyo yakoze amakosa. Ewe nge ntushyiremo mbwa yacu ntambwa ntunze bushobo byose ni amafuti yawe nahereye kera nkubuza gucirira imbwa urananira. Mbisa ntikiyangira kankwa mbisa rwose ubwo ngubwo aya mafaranga aragiye kubera imbwa ariko nayo ihita imenya yuko ntayishaka hano ugende. Imbwa itangiye kuduteza ibibazo iry'amatungo y'abandi ntayo nshaka hano ugire vuba ahubwo. Ariko se Max urayihora kikankwa uretse imbwa ubundi umuntu we ntakosa. Njyewe bisi nabivamo yakosa ni wawe ubu uderuka kurya inyama ryari ariko yayinopfoye ingurube none ugiye kwishyura. Ubwo ari ishyari reka wiseka kuko ndakomeje bisho magisi simbishaka hano. Wa mugani wabona seka mu bikomeye nyine. None se wayibabari rwose ko gukosa bibaho. Nahereye kera nkubwira ko nashaka imbwa hano ntiwanyumva ubu igihe kirageze ngo uhitemo. Kwasabiza mingo utikika nkwa utiki urahitamo imbwa cyangwa njyewe nuko mvuze. Ego umarira ngo kinye noneho kuraye mu gikoni. Wa muntu we narangaye inkwi zanjye ziranyagirwa none zanduhije mwana wa. Yewe ihangane rwose ndumva imyotsi ikumereye nabi. Wahora n'icyo ukuntu urimo kwitsamura no gushoreza wagira ngo urwaye COVID-19 pe. Apu ewe nta kindi cyabiteye n'imyotsi nawe ariko warukarayemo nyabo. Yewe nuko nanze gutega akagare nkiyizira n'amaguru buhoro buhoro. Niko senye karame nta makuru y'amushuti wawe? Mushuti wanjye nde? Budesiyana. Uwo Budesiyana se numva ngo yarwaje umwana we Kanyagogo. Uwo mwana we meze ati ugira ngo si jyewe ndabizi mama. Utiki nge mu gitondo nanyuze ngira ngo mbaze umugabo w'uko mwana ameze nsanga atarava ku bitaro. Nageze ku kazi rero karantwara sinongera kubyibuka. Ariko ubwo muranyumvira bo umwaka byaramo niko mukobwa. Karame ubwo uri inshuti nyabaki? Nukuri nagize akazi kenshi mama. Akazi kenshi karuta inshuti yawe koko? Budesiyana uriya ntimwakoranye mukigana muri inshuti none ngo ntuze amakuru ye kandi arwaje umwana mu bitaro koko? Kandi mubwira ko naciwe koko mama. Ahaha erega inshuti zibana mu byiza no mu bibi muko ntabwo zibana mu mahoro gusa ngo bibe n'ibiza zibiharira. Ibyo ndabizi rwose mama. Hanyuma none se niba wanyuze ukamubura kuki utamuhamagaye? Mu gitondo rwose telefoni zabo zari zananiye yaba iya Budesiyana cyangwa iya Filipo. Wongera rero umuhamagare hanyuma tumenye uko umwana ameze. Aha ariko muhamagare rwose kuko nongeye kubyibagirwa hari umenya wanankubise. Soni Alo Bude ganza meza tesha. Umwana wanjye aracyameze n'abanye kuva twagera ntarabasha gufata ibere. Infection nayo. Yo disikaga. Avuze ngo iki nyine? Avuze ngo iki? Akubwiye ko umwana ameze ate? Bukeye bwaho ikayanyu nzizanigiye hoba. Ariko pama abaye ute ndakubaza ikayanyu ugaseka. None se ko wataye umutwe ifite n'inkikere ahubwo watekerezaga iki gitumye yibura ifite mu ntoki? Numvaga nahagurutse nkayisiga hano sana ndebe ko umukoro nagusigiye wawukoze neza. Uri umwana mubi umenye bari komeye kugira ngo inanere papa naza nkubite. Yambwiye mwabana mwe nyabura nuninze afite izindi gahunda ngiye mu kankwa. Humura rwose singutinze rwose ko mutambwira bwiri mwabana mwe niko kireye hopa ntabwo arimo ariko mbaza Max urayishakira iki mama? Ndangira wiri yewe gira vuba
Max. Mama, wambonye ko ngiye Max nyumvira. Ngiye ndayizanye. Yego di. Urakoze cyane muhungu wanjye. Umvura wa mugabo. Ndakumva. Imbwa ni iyi ngiyi. Ndagira ngo uyijyane uyishukunye mu mugezi wa Nyarurembo. Kujugunya imbwa ya papa? Mama, kuki ushaka kujugunya Max? Mwinsakuriza. Umva aba bana bihorera. Wowe fata imbwa wayijugunya mu mugezi wayishyirahe. Icyo nshaka no kuyijyana ahantu kure ku buryo itazongera kwigarura hano. Ibyo nabyo hajya yitwa Max. Cyangwa ko ari inkazi kankwa. Umva yewe mwana, fashe umufuka gutya ndayifata mfite n'akamo. Max. Nyamara iyo mbwira ko wa mugabo wayihoreho ubundi urayishakaho iki? Ariko ubundi kankwa, ubundi ko mbona kwifata bitoroshye, uriteza ibibazo by'ikiyohereza ku mugezi. Wazanye umuhini nkakwereka. Baguha umuhini ugira ute? Icyo ushaka si ukwiyica. Ndayikubita umuhini rimwe mu gahanga, iratera igere rimwe ubundi bihita birangira. Niwica imbwa ya papa. Nta nombe yayo nshaka hano. Wowe kora uko ushoboye uyifata uyijyane. Urumva? Kandi mama, ushatse wareka imbwa ya papa. Naza akayibura nimukiranuka. Wowe uhagaze umara iki kudafata imbwa ngo uyijyane? Yakunaniye nshaka undi mikino. Nshimira ko nakoze iki se Philip. Aha, we ntuzi ukuntu uje mbunza imitima. Ubunza imitima? Nibaza gahunda buhera akazi ka hano mu rugo n'umunaniro rwose mfite. None ibintu byose wabishyize ku murongo. Ahubwo niba ukeneye imyenda y'umwana usubirana kwa muganga hariyo nazinze. Imyenda warameshe, isuku yo mu rugo no mu nzu rwose wayikoze, wanatetse. Niba musi nabonye ngo ushimira sori. Ibyo kunshimira bireke ahubwo nyibwirira uko umwana ameze. Kuko ibyo nakoze byo rwose ni inshingano nk'umuvandimwe. Yewe natangiye kwizera rwose ko ntacyo kibaye sori. Kari kubasha konka se Philip? Ibyo ntabwo arabishobora. Ariko ko biri kose rwose hari icyahindutse. Nyagasani Mana we tubabarira ukize kanza. Kubagejeje bakiri muzima rwose azakira. Hari umunsi nihebye Budensi yanararira nanjye ndarira tubona umwana rwose aducitse neza. Uzi kubona umwana wari mu marembera wabigizemo uruhare. Naricujije kandi n'ubu ndakicuza impamvu najyanye umwana wanjye kumukuza ibyinyo sori. Yewe Philip, nanjye ndicuza rwose kuko n'igihe waboheje kubikuza. Kandi rwose nta kindi nifuzaga ni uko umwana akira. Rwose sinarinzi ko bizateza ibibazo bigezaho. Turabizi ko utatwangira umwana sori. Twese twakoze amakosa pe. Oya Philip, nubwo mwayakora rwose nijye mukuru. Nijye wababwiye ko umwana birwaye mbuza muri umuna wanjye kumujyana ku kigo nderabuzima. Yewe amakosa menshi n'ayanjye pe. Ubu ndasenga rwose ngo umwana wanjye akire. Ariko mana yanjye, umuntu nzongera kumva avuga ngo ibyinyo ngo kubikura, ubu rwose nzamurwanya. Kuko kubikuza ni bibi rwose. Habuze gato ngo bidutwara imfura yacu. Ubuse koko Budensi yanazambabarira Philip. Have Patri. Bigenze bitetse kandi William. Ndabona ushaka kunyugusha nk'abasaza mani. Nakubwiye ngo hano uhacunge neza aho hasigaho umusatsi muke. Kuri nyogosho se we. Kandi hari undi munyonzi wabonye yogoshe gutya none ukaba umwigana. Nigana umunyonzi mugenzi wanjye se kubera iki? Nakwiganya abastari, abakinnyi b'umupira n'abaririmbyi. Ndakogosha uko ushaka rwose. Ibi nkorere hari umwana nshaka kwemeza. Kagira inkuru rero. Ndashaka ko Donata nambona abona hari icyahindutse. Nkabona rata uzi ko we na Donata rwose harimo akantu. Watubonye ryari Patri? Hari ubwo nakubonye mutwaye ku igare nongera kubona muhagaze ahantu undi munsi aje kwiyogoshesha urahaza wanga kuhava. Ahubwo se William. Ura nta kuntu urigenza koko kwa Donata? Nigenza gute? Ku inyoni. Rwose icyo kiganiro gisaba umuntu ibinyoni sinzi aho nagihera. Nditinya pe. Rwose komeza uranesha abatipe bari hanze ahangaha. Abatipe bazi ubwenge bazagukorana. Patri ndakuzi ni woroshye uzabariza ahandi Donata wanjye umureke. Ahubwo se kutampaye amakuru wowe na Benita bimeze bite? Njye sinjye nkina William. Sinjye ntinda mu makuru sindakata nkitambukira. Rahira Patri. Inshuro izi ebyiri zose. Patrick we urambeshye abakobwa nahita mbaheba na Benita nizeraga koko.
Benita ni umuntu nk'abandi afite umubiri. Ndakubwiye ngo inyoni nyipfuye amababa aka kabiri. Sigaje ishuri imwe ubundi nkamurika nkafata undi. Patri, niba warashoboye kugera kuri Benita ntiworoshye. Nakubwiye ngo sinjye nkina namuteye imitoma ndamwemeza. Ewana, nagiye kubona mbona niwe unyisabiye. Wambwiye uko bigenza ngo bigereho koko. Urishyura ariko. Wowe mbwira ibanga ukoresha mbese umbere umutoza nzigeragereze kwa Donata. Umutoza arahembwa ariko ntugire ngo akorera ubuntu. Urashaka ko nguhemba bitaranakunda koko? Wowe nyigisha uzahembesha ikipe yatsinze. Ayo mafaranga se n'ay'iki kuyama Cedric? Nayo bangaruriye. Ayo ngayo se sinakubwiye ko aba ari ayawe wa mwana we. Urayamaye se koko? N'ayawe rwose. Ubu si menshi muga. Gusa nari nyakeneye cyane pe cyane. Ayo si menshi rwose ugereranyije nuko mfasha Cedric. Ahubwo njyanira zino nkweto mvanye ku kazi nzanire za sandari nambara mu rugo. Ko nazibuze muga. Garuka hano Cedric. None se ugiye kuzishakira hehe? Hariya hanze. Cedric noneho. Washimye se ko sandari wakeka ko nazisize mu muryango. Inkweto zanjye uri kuzibika hanze. Reba hariya mu cyumba. Akingura urebe hariya mu cyumba. Ko uhagaze se? Simbizi. Ntuzi iki se Cedric? Ufite imfunguzo? Kingura icyumba cyanjye umpereze sandari. Ega natinye. Mbese urebye nako natinye kwinjira mu cyumba cyanyu. Mu cyumba cyanjye se harimo intare, harimo ingwe, harimo urusamagwe, harimo iki koko Cedric? Simbizi nuko numva mfite ubwoba. Ufite ubwoba bw'iki se koko Cedric? Ubu rega wabaye umwana hano mu rugo urabyumva? Ariko se uranshaka iki Patri? Ngiye ibyo mbaza ndumva ntabizi rwose. Ndakubaza ukuntu ugenda wemye udafite inkomanga ku mutima n'ubugome bwawe Beni. Ubugome bwanjye se narakwiciye nakugize nte koko? Uri umugome wa mukobwa we. Uri umurozi mubi w'ibisebe. Aha, mbisa nigendere Patri. Ushobora kumva imbere nkigendera? Banza nibara wemere ko wampemukiye Beni. Ko wantesheje umwanya n'amafaranga. Mbese nemere cyane ntakoze ku ngufu zawe. Urahakana ko nta mafaranga nagutanzeho Beni. Utekereza ko ATM nakoherezaga ntayiguraga? Nkwigisha gukoresha internet nta mwanya nakoreshaga? Ibyo wakoze byose wabikora ubugwaneza bwawe Patri. Sinabigusabye rwose mugenzi wanjye. None se urabona umuhinzi ujya guhinga atagamije gusarura? Ariko ashobora no guhinga nta fumbire akarumbye cyangwa agahinga imbuto mbi. Bravo rwose. Ese burya nawe urabizi kuri imbuto mbi? Ni urugero nagomba kubera ibyo umbwiye Patri. Nibaza icyo wibonyemo kikanyobera Beni. Wowe ntujya unafata indorerwamo ngo wirebe nurangiza nanjye ndebe. Ubundi ko nari nkugiriye neza. Nta maso ufite. Ndakuyamye Patri. Ntumenyere rwose. Nari nkugiriye neza ngufashije kuva mu bwigunge nta wundi musore ageze kureba kubera uko usuko. Umukobwa utagira icyo mubi kwisura no ku mutima. Ntunuke Patri. Ntunuke. Umva nkubwire. Niba utari unazi kuri mubi, ukwemera uzi kuri mwiza reka mbikubwire neza Beni. Uri mubi kwisura no ku mutima. Ufite imisatsi mibi y'injwiri, ufite utuguru nk'utw'inyamanza, ufite amaso mabi nk'ay'igishwi, ufite ijwi nk'iry'ikijwangajwanga. Urumva? Wiyemera niki? Patri. Abantu ukiye ntugire ngo nta munwa ngira. Uranyumva neza? Niba ndi mubi ndamaze nawe nturi mubi. Uri mubi. Wese wari usute. Ayo maso yagutukura yo wagira ngo muramenye mutarwara. Genda. Patri, bimeze bite kushwana n'umukunzi wawe? Umukunzi wande se William we? Umukunzi wande? Ngiye nkundana n'uyu muginga. Uranuka Beni. Uranuka Beni. Utanuka ibyo byose nkabijomborozamu. Simbyumva. Ngiye sinigeze nkundana na Patrick rwose William. Gusa amaze iminsi agendaho ngo dukunda. Genda. Kubera rero ntabyemeye ni uburenganzira bwanjye. Ntagomba kuntangira mu nzira ngantuke. Nta soni. Patri, ko ntacyo uvuga. Narabikubwiye n'ubundi gusubiremo rwose Patrick. Wowe nturi mu basore nakunda pe. Reka. Ibyo kunuka rero unyurira ngo wantanzeho ibiki ntabyo nagusabye. Ubu nakumena ngiye mwene musabira ubu nakumena. Patri, nta soni. Ubwo si umukobwa uramukubita umuzizi iki koko? Ariko se Kirere. Karame papa. Niko. Max yagiye. Ko nahize ni imifupa nkaba nayibuze ngo nyigaburire yagiye. Ariko se urabaza Kirere imbwa koko. Max. Hazinga yanjye rwose ubundi uko yajyaga inyumva rwose gahitiza.
niko yize gusuzugura rwose niko se baho iyi mbwa yagiye cyane we karame papa Maxi uheruka kwibona ari yarisha iriya mbwa ko yigize kabunga ariko urayibariza iki kerere uyobewe ko isigaye izerera ikagaruka mu gicuku kama ni ukunyangira imbwa rwose ntiyigezerera niko iva mu rugo yerekeje abana bagiye kuragira amatungo igahita igaruka urayirenganya rwose ntabwo igezerera aha hano Nyarurembo si urugo itazi ni uruhi ni kwande nyamara wasanga yanasinziririye mu bihuru inzoka rekeraho kama rekeraho imbwa yanjye se yaryama mu bihuru se aho ita yereye iwabo nyamara ibyo mvuga birashoboka iriya mbwa waciririye yazanye imico mibi itandukanye n'iya Simba na Makasi wabona rero inzoka ziyirumiye mu gihuru igapfa nanga ko utekereza ibintu biwamugore niko se kereye Maxi rihe koko ntayo wabonye njyewe simbizi papa Obama se wari Oba karame papa niko niko nta Maxi wabonye Maxi se Maxi uwo mwana niyiriwe ahangaha nakubeshye ni Obama majesho we majesho Maxi bayijyanye papa maze nanjye byambabaje mama yazanye n'undi mugabo ufite igare arayitwara yagiye kubishoboka niko mana yanjye we niko kamazi uba muzima cyangwa mbwira niko uba muzima ndi muzima nyine niki cyaguteye guhemukira imbwa yanjye koko kwitaryama aho uryama niki cyatumye rwose mana yanjye Maxi yakugize ite koko nazanye umuntu nanamwishyuye ngo ajye kwinjugugira kuko nta kindi yari imaze hano uretse kuduteza ibibazo n'ibihombo urumva rero mubwire ubu ntabwo uzi ibibazo uteje urumva kuko sindyama nawe nturyama narabona imbwa yanjye ndavuze ngo nta kurya nta kuryama nta kuryama utarazana imbwa yanjye ari nzima cyangwa ipfuye ariko rero Bushombe nawe banza unyumva ariko mwumva iki iriya mbwa yari inyamico mibi yari itangiye kuduteza ibibazo kuko wayishyuriye kwa Nyiramariza ko nayishyuriye amafaranga nakoreye niwe wayakoreye ayo mafaranga niyo ari guhahira abana banjye se ko wishyuye Nyiramariza se Nyarurembo yose z'ukubimenye wabuze itungo akaza kwishyuza kwa Bushombe ndavuze ngo imbwa yanjye nyibone hano nta kindi wajya mu mugezi kuyirohora wajya gushaka uwo wayihaye ngo ajye kuyiroha uko bigenza niwo ukuzi urumva nta kindi mvugana nawe itaragera ahangaha urumva ushambariye Karungu Kampanzi mbwa y'abandi arayikura he ntuzacikwe n'ikiganiro unana cy'ubutaha